nemeye nta gahato ko wowe dusanganwa Norbert mbere umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Shimira wowe ufata umwanya ugatega amatwi ibiganiro byacu aho uri herereye hirya no hino yaba mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndagushimiye cyane. Uyu munsi uyu mwanya turimo hano kuri social media hariho inkuru nyinshi, hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari inkuru nyinshi z'abastari bacu batandukanye. Ni inkuru ubona ko ibinyamakuru byanditse ndetse n'abanyamakuru batandukanye banditse, mbese ni inkuru ubona ko zashyushye hano kuri social media. Duhereye rero ku nkuru zacu tubona hano, hari inkuru nyinshi z'abantu, abahanzi cyangwa se abastari bacu bagiye badutungura baduha inkuru zitandukanye, cyane cyane inkuru ziri kuvugwa ni inkuru zijyanye n'urukundo. Ubona ko uyu mwaka rwose abantu batangiranye cyangwa se abastari bacu batangiye bari mu rukundo, ubona ko abantu benshi bari mu rukundo. Ni inkuru z'urukundo ziri kugenda zitungura abantu, ubona ko ari ibintu bidasanzwe. Uyu mwaka wa 2024 urabona ko ni umwaka udasanzwe. Twabonye ku matariki ya mbere twabonye Miss Rwanda 2020 nishimwe NAOMI yambikwa impeta n'umukunzi we. Twarabibonye, ni inkuru yari imaze iminsi iri trend, ubona ko abantu bayishimiye, abantu babifuriza urugo rwiza, babifuriza gukomeza gukundana, mbese ubona ko ari couple ikunzwe, abantu bishimiye cyane. Rero hari n'izindi nkuru nyinshi ndetse n'inkuru z'urukundo ziri kugenda mu byamamare byacu ziri kugenda zigaragara tutari dusanzwe tuzi, arizo ngiye kubanyuriramo muri uyu mwanya. Ku munsi w'ejo Muyango Claudine yagiye mu murenge n'umukunzi we cyangwa se umugabo we, kuko bamaze igihe babanye ndetse banibarutse umwana, bafite umwana w'umuhungu umaze kuba mukuru rwose, nyuma y'imyaka igera kuri 4 bakundanye kandi bari kubana nk'umugabo n'umugabo. Uyu munsi rero cyangwa se uyu munsi bari kwitegura gukora ubukwe biri official, bagiye imbere y'Imana gusezerana, kuko ku munsi w'ejo nibwo bagiye mu murenge. Ubona ko ari abasaga neza, byari ibintu byiza, ubona ko ari abantu basaga neza cyane. Inkuru nanone igezweho, inkuru twavuga ko igezweho cyane hano kuri social media yatangajwe, ni inkuru ya KENNYSOL. Ubu tuvugana yagiye mu murenge aho yagiye gusezerana n'umukunzi we. Ni umukunzi rero babivuga ko bamaranye igihe kinini bakundana. Ntago narinzi iyo nkuru rwose, ngiye byantunguye gusa uko ntago ibyo byose ntago byavuzwe cyane cyangwa se ngo bivugwe cyane ko KENNYSOL ari mu rukundo n'undi muntu. Rero KENNYSOL bivugwa ko ni nyuma y'uko hagaragaye video cyangwa se amafoto ari kumwe n'umukobwa, bigaragara ko yamutereye ivi cyangwa se yamupropoje, ndetse nyuma yaho tubona inkuru yuko agiye mu murenge gusezerana. Rero ni inkuru turi kubona ko iri trend hano hanze. KENNYSOL ubona mu mafoto basa neza, ko asohoka mu modoka ajya gufungurira umukunzi we, ubona ko n'umukobwa baraberanye, tuvuge ko baberanye rwose. Ni umukobwa ubona ko mwiza nawe usa neza. Rero iyi ni inkuru yabaye trend cyangwa se ni inkuru isa nk'iyatangaje cyangwa se yatunguranye. Hano abastari bacu hari abantu bagiranye ubuzima muri private ku buryo utapfa kumenya ngo ese ari mu rukundo bite mu rukundo n'uyu muntu, ahubwo nyine batungurana, bakunda gutungurana. Rero navuga ko nawe ari mu inkuru ye yatunguranyeho cyane, ikaba yabaye trend, ubona ko basa neza. KENNYSOL yafashe irembo uyu mukobwa ku tariki 26 mu Kuboza 2023. Bikaba binagaragara ko aribwo yatereye ivi cyangwa se yapropoje uyu mukunzi we. Ni umwe mu bastari kandi mu bahanzi nyarwanda bameze neza muri no minsi. KENNYSOL rwose wazamutse nawe ukora ibintu byinshi kandi ufite imiziki myiza, udutamo imiziki myiza rwose. Ni KENNYSOL uyu munsi nawe yafashe umwanzuro kuvuga ati ngiye gukora igikwe ngira umuryango. Rero tumwifurize nawe we n'umukunzi we, tumwifurize kugira urugo ruhire cyangwa se kuzagira urugo ruhire. Niba hari na gahunda y'igikwe, ubwo
ibyo byose turaza kubimenya nyuma. Reka rero tubifurize gukomeza kuryoherwa n'iminsi yabo cyangwa se n'iminsi cyangwa se no kuryoherwa n'umwaka udutangiye uzabere umwaka mushya kandi uzababere umwaka mwiza. Reka tuvuge kuri Naomi umaze iminsi avugwa hano kuri social media, ubona ko yabaye trend nyuma yuko yamaze kwambikwa impeta, nyuma yuko amaze kwambikwa impeta ejo bundi ku itariki ya mbere y'uyu mwaka. Naomi rero amaze iminsi avuga cyane. Uyu munsi yagize isabukuru, uyu munsi ni isabukuru ya Naomi, ubona ko ari ibintu byiza aho abantu benshi bamwifurije isabukuru nziza, harimo ibyamamare bitandukanye ndetse harimo n'abanyampinga abagiye bitabira nyampinga bamwifurije isabukuru nziza abatandukanye. Uyu munsi rero umukunzi we nawe yamupostinze amwifuriza isabukuru nziza, aramubwira ati happy birthday to my beautiful fiance. Ubona ko ashyiraho agatima, ubona ko nyine yishimiye umukunzi we kandi amwifuriza isabukuru nziza. Ubona ko ashyiraho n'agafoto n'ifoto bari kumwe wa munsi amuporopoza. Ubona ko ni couple koko isa neza. Rero hari n'abandi basitari batandukanye bifurije isabukuru nziza Miss Rwanda 2020 Nishimwe Naomi, aho Miss Muheto Divine wa 2022 yifurije isabukuru nziza Naomi, ashyiraho ifoto bari kumwe. Ubona ko kandi n'ubundi ubona ko ari abamiss, bamwe mu bamiss babaye inshuti kandi suko bakurikirana. Twagiye tubona ko wenda guhera kuri Miss 2016 kugeza kuri Miss 2019 abo bamiss bakoze nk'akantu k'agakupure, nyine bakoze nk'akantu k'akagurupe bakagenda nyine ukabona ko baragendana, nubwo nyuma byaje guhinduka bitewe n'ibyabaye bitandukanye, ubona ko batakiri kumwe. Ariko ubona ko noneho hagati ya Miss Divine ndetse na Naomi, hagati yabo harimo umumesi, ariko ubona ko baje bakaba inshuti. Wakibaza ngo ese bari basanzwe bari inshuti cyangwa se bahuriye muri Miss Rwanda, ariko ubona ko babaye inshuti. Rero yashyizeho ifoto ye ari kumwe na Miss Naomi, arangije amwifuriza isabukuru nziza, amubwira ati happy birthday to the amazing person. Ashyiraho udutima tubiri ngo let's this year brings you nothing but the best, ataginga Naomi. Ndetse turabona ko na Miss Rwanda 2019 ni mwiza Megan nawe yapostinze Naomi. Njye ni ibintu byanangaje nyine ubona ko Naomi ushobora ko kuba ari umwana mwiza kuri bano ba Miss, mbese yitwaye neza cyangwa se yagiranye ubushuti n'abantu ba Miss. Nawe nishimwe rero bamwifurije isabukuru nziza, aho ni mwiza Megan yamwifurije isabukuru nziza avuga ati happy birthday sweet girl, ataginga Naomi ngo wish you all the happiness in the world. Ubona ko ari amagambo meza, nawe amwifuriza isabukuru nziza. Tuvuye kuri Naomi turabona indi nkuru yatangaje abantu aho Darina Kayumba Darina ni umukobwa nawe witabiriye Miss Rwanda 2022 ndetse atahana ikamba ry'igisonga, yabaye igisonga cya Miss 2022. Ni umukobwa ubona ko nawe uri sharp, ubona ko afite ibikorwa byinshi bitandukanye agenda akora, agenda agaragara cyane kuri social media, amafoto meza iki. Uyu munsi rero nibwo yafigize gutya afata ifoto ari kumwe umusore ubona ko nawe ari mwiza w'amadrede. Nabyo turaza kubivugaho kuko dread zabaye dread hano kuri social media. Arangije apostinga ifoto, arangije ashyiraho agatima arigendera. Abantu rero bahise bayisamira hejuru bati uyu nawe baramutwaye. Amakomment aba menshi ati se nawe baragutwaye, ati nanjye umwe ati ngiye gushyiraho dread, ati abasore b'amadrede barimo baradutwara abana beza. Ubona ko ni inkuru yatangaje abantu bahise batekereza ko yaba ari kumwe n'uyu musore cyangwa se baba bari mu rukundo. Ntago tubizi nimba bari mu rukundo, ariko
ubona ko ni nk'amarenga yaciye kugaragaza ko ari mu rukundo n'uyu musore. Uyu ni umusore rero w'umuraperi, usanzwe ari umuraperi, akaba ari kuvugwa guhera kuri uno munsi, kuva Darina ashyira ifoto ye hanze, ari kuvuga ko yaba ari mu rukundo n'uyu mukobwa wacu, uyu mukobwa mwiza Darina. Bivugwa ko rero abantu bari kwibaza ku bijyanye n'amadred, kuko barareba bati abakobwa beza bacu, abasore bafite amadred barimo barabatwara. Bareba uyu musore, ni mu gihe nyine bari babonye ino foto bahita bagereranya, ubona ko abantu bari gufata amafoto bakagereranya Darina, ino couple ya Darina ndetse n'iya NAOMI, bakavuga ati aba basore ni irihe banga bakoresha, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubona ko ni ibintu kuri social media, ubona ko hahiye, ibintu byashyushye, social media yashyushye rwose. Ubona ko ariko ni ibintu byiza ko kubona ko kuri social media zacu hariho inkuru ziba trendinga nyinshi zitandukanye. Rero reka mbashimire kandi nkushimire wowe n'ubundi uri gukomeza kudutega amatwi. Iyi ni Passionis News, aho tuzajya tubagezaho inkuru zitandukanye z'ibyamamare, abastar, nyine entertainment muri rusange. Nkusaba gukomeza kudushyigikira, ukanda subscribe, comment ndetse na share, ubundi tugakomeza kuryoherwa n'umwaka wa 2024. Reka nkusezereho, urakoze cyane.